Reka twizere ko mukomeje kugubwa neza nshuti bavandimwe bakunzi ba Nzuri Business Group Limited. Reka twizere yuko rwose aho muri amahoro nk'uko duhora tubibifuriza. Ni nako kandi tubibutsa gukanda subscribe nyabuneka kugira ngo ujye ubona ibyiza byose tubagezaho umunsi ku wundi gatanu kuri gatanu. Nk'uko mutangiye mubibona rero kuri screen zanyu, mutangiye mubona Finest View Park. Finest View Park ni ahantu heza cyane hariya rwose Gikondo Rebero inyuma yo kwa Rujugiro. Ni ku gahanda 583 uzamuka umuhanda w'amabuye ugana Gikondo rwose tubona icyapa kinini cyane cyanditseho Finest View Park gisa nicyo mutangiye mubona kuri screen zanyu, aho musanga jardin nziza cyane y'ubukwe yayindi ikodeshwa amafaranga make cyane, bakabaha jardin ibindi byose mukirwariza, ariko bakabaha jardin iri kumwe n'inzu yo kwambariramo cyangwa gutwikuriramo ku mafaranga 200,000 byonyine. Ibintu bitabaho, ibintu utasanga ahandi hantu hariho hose. Si ibyo gusa kubera ko baba bafitiye na apartment nziza cyane zazi ushobora kubamo umunsi umwe cyangwa igihe kirekire, n'izindi serivisi zose zijyana nabyo. Ni karibu rero nimuhagere muri Isanga, aho ba witegeye umujyi wa Kigali wose. Yes, nkomeje rero narondogoye mu mbabarire. Ngira ngo murabona inzu nziza cyane nk'uko mumenyereye ko hano muri Nzuri tuba tubarangira imitungo itimukanwa, yaba ikodeshwa cyangwa se igurishwa, ibibanza, amazu ndetse n'amasambu. Ni muri urwo rwego turi kubereka inzu nziza cyane y'akataraboneka iri hano mu mujyi wa Kigali rwagati, mu karere ka Kicukiro mu murenge wa Kanombe, ahazwi nka Kabeza cyangwa se burasisi nko mu Itunda, ariko mu Busanza ni zone imwe aho hose ndi kuvuga. Iyi nzu akaba ari inzu y'agatangaza ikiri nshyashya, ndayita agatangaza bitewe n'amafaranga ishaka ugereranyije nuko imeze, kubera ko iyi nzu ifite ibyumba 4 byo kuryamamo, dushe na toilette 3, salon, salle à manger, cuisine, stock, ndetse ikagira jardin nini na parking bihagije nk'uko muri kubibona. Iyi nzu biratangaje yuko ifite parking ishobora kuba yajyamwo imodoka 5 ntoya cyangwa se ziringaniye, ariko kandi yajyamo n'imodoka 4 nini uko zaba zingana kose z'amajipe, ikagiraho na jardin. Iyi nzu rero ikaba yubakishije amatafari ahiye yose, ariko kandi ikaba ishaka amafaranga atari menshi, kubera yuko iyi nzu ugereranyije n'ikibanza yubatsemo naho ibikoresho bigeze, ni inzu ihendutse cyane. Iyi nzu rero irashaka miliyoni 55 ziri negociable, ikaba kandi yubatse mu kibanza gifite ubuso bwa metero kare 340, hafi 400. Ikaba ishaka miliyoni 55 kandi ziri negociable. Tubaha ikaze rero nyaboneka muze mwigurira inzu iri ku mafaranga make cyane, kandi iri hafi ya kaburimbo, iri hafi y'isoko, iri hafi y'amashuri, iri hafi y'insengero, iri hafi y'ibitaro, iri hafi y'ibikorwa remezo byose. Iyi nzu rero nyaboneka ntikuriye kugucika, kubera ko iteretse neza, ifite view nziza ureba ahantu hose wifuza kureba nta muntu ugukingirije. Iyi nzu rero nyaboneka ntikuriye kugucika, kubera ko irahendutse cyane. Miliyoni 50 si amafaranga menshi. Ngwino udusange mu nyubako dukoreramo ya Centenary House, ni muri etage ya 2 ukizamuka muri esanseri, urahita ukata iburyo bwawe ugere muri Nzuri Business Group Limited, hanyuma tukwereke iyi mari, tukwereke n'izindi kugeza igihe ugurira. Si ibyo gusa rero, kuko waduhamagara kuri za nimero zacu arizo 0788 48 67 cyangwa se ukaduhamagara kuri 0781 2 3 Si ibyo gusa rero, kuko ushaka kudusanga ku zindi mbuga nkoranyambaga zacu arizo Instagram, Facebook page, Twitter, hose n'ubundi twitwa Nzuri Market. Kanda subscribe utarabikora, ukoreshe ya kugira ngo ujye ubasha kubona ibyiza byose. Nyaboneka ufite ibyo ugurisha, ufite imari ugurisha, ushaka kugura se tugane,
kuko nitwe baganga mu mitungo itimukanwa tubashe kukugezaho serivisi yose ikunogeye, hanyuma utunge utunganirwe. Ni karibu cyane rero, tubibutsa kandi gukomeza mugana Finest View Park hariya ku Irebero, babaha serivisi nziza mugubwa neza. Turabakunda cyane.